indirimbo za kera bundi abahanzi ba kera abazi generation zacu ndibo zashobora zo kumuntu bicana zacu muri Kigali hit Afrifame kunyarwanda byose even na Medi na Beni bose man bimeze man twese man Bulldog J Polly man King James everyone big abona barabizi man twaprode kuri Afrifame bakora amafedi najya kwa JP Promos JP Production najya kumureba kamwe twitiye concert nashinze nerifenge ibintu byose akagutumaguza kandi wishyuye 60 yawe man ako them guys man bagaruka ibintu byarahindutse urugero rwa mbere akakintu cya mbere kiyos man your success discipline be polite be humble man uzakangwe na hit irarangira nasore bene butaro yaragiye mu pose no wadanges bakitoko nibagiye masamba sari samura muri gabadanja abo ngabo bose nyine kiya success mu buzima discipline yes nibisanzwe ni Zoriva Billionaire nkuko dukora byinshi bitandukanye ku bijyanye n'imyidagaduro entertainment uburezi n'ibindi byose bifite aho bihuriye n'imyidagaduro kuri inshuro tubazane muri legend mu bijyanye n'umuziki by'umwihariko ukorera mu ntara y'Uburengerazuba ariko no umuntu wakoze umuziki kuva mu myaka yo hambere ku buryo hirya no hino mu gihugu harabajya babona ibihangano bye bigiye bitandukanye nta muhanzi bavuga kirazira ndumva batangira wivuga ariko kaza nk'umuhanzi nanone by'umwihariko oh baby comment tu t'appelles est-ce que ça va gunda ngugunde gunda ngunda ngugunde twigundaguranire ndagukunda Julia ndagushaka Julia avenera kurira ndagukunda Julia it's a rich ponde yes yaman real chance Russia big time yo mwaka mushya muhire mwaka mupyagara big time nigga original umwaka utangiye ute amahoro y'ikisiza kuzwe iteka ryose fresh hari benshi badukurikirana umunsi kuwundi bakunda ibihangano byawe bigiye bitandukanye minsi yashize nakubonye muri expo kuri Public Beach mu gikorwa cye cyateguwe na PSF muri exposition audience abantu bimeze neza performance byari very nice uyu mwaka bagukurikirana cyangwa se abagukunze mu myaka yo hambere bongeye kubona mu bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro kuva mu mpera z'uyu mwaka nibwo natangiye kubona cyane ukora comeback bimeze bite sha nyine urumva twakoze Fun Love ngiye n'umuci wanje Babit nyine muri Gabugo side nibwo side wanyegereye turaganira urumva none basuzugura abantu yitamuzi yine kugira abantu aranyegera aramwe man studio man yishe ball kuri telefone ndabwa man ball mwe mu bikora nzabasura ndaza amazi gura Fun Love rese muri cyaro cy'ibihumbi 500 maji ngende mu bahanzi barahenze imyaka yashize ikera ariko nyine uriya munsi ndibanze bigise bishe amafaranga menshi mu 500 kabisa kubivuga nyine hari ibi nagadi life nonze ako nyine nishyura amafaranga ariko na stage yangiriwe organized management development man urumva dukora stage ihenze warabibonaga man ari ababyinnyi byose biri biriho geri organized dufite ababyinnyi ababounce ibintu byose man ni staff zazirenze to nyine that was one of my dream wataye muzinga 2005 kisa kuri stage nk'iri no ariko cyatwizwe president wa 2010 modeza amafaranga nabwo ariko nubwo mbere ngoze musique maniga singubeshye nubwo ngoze musique hari nachize my dreams ibaze man kuri stage ufite bouncer ufite mu manager wagiye kwishyuza urumva byose organize kubera kuri stage gusa nubwo mbere man bisaye kabisa urumva comeback yawe mu mugisha anyway kandi dufite man the big projects for real ufite projects nziza cyose kizumvisha man kuri standard ya mama kabisa basiko nk'ubu na producing album yanjye no EP extended playlist yanjye nibiko like man basiko nk'ukwezi azabura amadolari 300 twamenye kubiseringa ubu twabaye bakuru nawe twita go right twona biseringa amadolari 19 gashya ku platform yose streams bakwishyura n'uruca abana musaza man nyine turi mu bihe byiza amaci kandi man ishimwe beza ikizira abandi bahanzi bari bo bose man inzozi z'Imana zirahari man nari ngiye kugaruka kuri iyo EP yawe izaba indirimbo zingahe ikozite ese abagukurikirana umunsi ku wundi uraba uri expecting iki kuri bo kugira ngo byibuze
nk'uko iriya ndirimbo warekuye bwa mbere Phone Love abantu barayikunze cyane ndakeka bakweretse urukundo rwinshi cyane n'ubwa mbere indirimbo hirwa n'abantu benshi kera ngiye mfite indirimbo zanjye kera bundi abahanzi ba kera abazi generasiyo zacu indirimbo zacu zo ku YouTube channel zacu kuri Kigali Hit Afrifame kunyarwanda byose ibe na Medi na Ben bose man byari bimeze man twese man Bulldog J Polly man King James everyone abo nose barabizi man twaprode kuri Afrifame man when na indirimbo yanjye irebwa n'ibihumbi 7 mu kwezi na imibare bishya nakanywa n'ubwa mbere byambayeho mita ntungurwa urumva ndavuga bya bintu amafaranga urumva man so noneho maze kuri iyi yaporo mugiye kundirebwe ndavuga kamba kubita imizigo ubu ngubu man ndashaka nuza babita kwiririzinga Bob Pro ukora mixage na mastering cyo kubirangiza tukiri Spotify hose tugacuruza man Phone Love yaje blessing ko niyo ndirimbo mbiri bijya gusetsa abagukunda ubwo bategereze mu gihe kingana gute byibuze iyo EP man ibaze ari munsi ko kangaye ari munsi ko gatandatu man ibaze arabura tuzashutinga indi video nko kwa mbere nge na Pacifica niyo ko nabonye ndiriho man cyo kutrust muri amuniga he's a big artist asaze mu muziki namwe akizera namwe kamenza arabizi uzamubaze arabizi nge ntabwo nzi kwirya mu buzima banjye nge n'umurasta cyane man apeti yaraje ndi mu babaye ikizera abantu basanze hano ubwo rwose ba TikTok bande ba Pasu twese turespecting and respecting umuntu ibaze ko bitewe n'ukuntu umukunda n'umuntu wenyine ndimwe twa amor it's a big bang bro it's a big bang bro urumva tuzasura nyuma hariya noneho izi ndirimbo tuyibuzimasariga kuzimixinga tutajya kuzicuruza man anytime iyo urebye industry nko mu myaka yashize uko mwakoraga ukareba n'uyu munsi aho ushobora gukora indirimbo yawe ukahita utuma uyereka isi yose utiriwe utigita imyaka y'amasede imyaka yo kujya ku maradiyo zamvunikiye mu mufuka musaza zaravunitse abantu bafeye bajariro ntabwo bize hari abantu benshi cyane bameze nk'aho bakeneye gukora comeback kandi nawe uzi ukumbuye kumva swaga zabo niyo message waba message nta yindi ibintu byarahindutse nibaza man ibintu byarahindutse namuza gutuma itabi namuza gutuma kuvoma tujya tukirabanza tumagura amafenge najya kwa JP Promos JP Production najya kumureba kambwa twitije concert nashinze nerifenge ibintu byose agagutumaguza kandi wishimira 60 yawe man ako them guys man bagaruka ibintu byarahindutse ubu wazaririmba ugacuranga ukabaho ukubaka etage man n'abapeti man Keniso serakoze mariage n'iki umuziki Bruce ntabwo amubonye avuye mu USA ntabwo abonye bayoga n'abanzi badanje inyogo ese n'umudaniga wadanje man we kurikira inzozi zawe maji ubu ngubu nyine wereka guheranwa n'ibibyo wahisemo ubundi them niggas ari kintu nyine bakunda guheranwa nacyo nyine kumva ko isi ya kera guherana man ntiguherane man we living the life moment we bahanga ko inzozi zawe work hard man dreaming big bisaba man nuko inubwa mbere kuri man we nisho amafaranga menshi sibyo subwa mbere nibyo bimbayo aho ndanagira ku kibazo cyanjye cy'abatekereza ko muziki udashobora kuba akazi udashobora gukora bijyanye no mu myaka yashize urabizi ko byari bimeze imijugujugu yabaga ari myinshi cyane muri quartier famille ariko kuri uyu munsi impungenge wamara bakurikirana okay urugero rwa mbere wijya kure nakaye kazi mu Rwanda ushabwe mu 700 ku kwezi niyo afite masters biragoye niyo miliyoni bangaye biragoye ariko man umuhazi urugero BruceMelodie ushobora 10M sama $10,000 y'amadolari pasho Kenny Soul mu 3 cyangwa 4 cyangwa 5 Kenny ntabwo mvuga bya ntabwo mbizi ni business bawo no kwestima urumva bakana kabose mu 7-8 urumva no fata kuri yanjye so no munara ndamafaranga nakubwiye ngiye kaganye ndirimbisha amafaranga nakubwiye man urumva no tubivana iyo ni perform utwizeye muri concert no fata streams online no streams bana gukigoye shora utanga amadolari kandi barabura abantu bose basi ubicenye azaza bikore amadolari 19 urumva araboro wishyura ndabizi ufite album nawe utuwishyura barangiza baga streaming boards ahantu hose platform zose buri kwezi man
uko bigenda kose agura amadolari 100 mu Rwanda muri amadolari 100 ninde mbona cyo kabiremba ngaye kandi no nk'ubu nishe senkani my body ni obvious senkani birazamuka ijana birazamuka ubu no gushora man so abahanzi niba ufite talent man ubigotwa ikindi ndashaka ndabura abandi banzi so mwere mu bya kera byarahindutse ushobora kuba ufite mu vocalist utazi kwandika utazi gukora melody nyine abaniga niba uri talented man byarahindutse yeshobora kuza nkareba wowe cyangwa se whoever yeshobora kuza kwereka ibintu nkabwira man yewe le chance njyewe mfite lyrics wanye kubinsha kuri mu ibi bintu bakwishyura ndashaka ndi mu petit melody cyangwa ndi producer wari byarangira nawe usaba element na usaba indi what uri we wese man tugusiya technology no haje artificial intelligence ubungo did the simple man shaka waririmba wabaho man abo baniga boba icyo ushaka icyo ukunda aho nanone nka televiziyo y'imyidagaduro ikurikirwa n'urubyiruko ntabwo ndaza kwibanda kuri generation ya mbere ndaza kureba kuri new generation bo nk'umuntu buri rya mukuru rirazinduka hari byinshi warabonye hari experience iyo maze igihe kinini mu kazi uri no kwiga exactly nihe message noneho new generation by'umwihariko bakorera mu ntara hirya no hino mu gihugu apana mu ntara muziki iri worldwide bro nasiko mva mu latino abantu baza Venezuela Portuguese na Brazil wari ba Colombia Mexico usyo baririmba ikintu cya mbere man urugero rwa mbere ikintu cya mbere kiyos man your success discipline be polite be humble man uzakangwe na hit irarangira nasorangira bene butaro yaragiye mu pulse no danges bakitoko ni bagiye masamba sari se muraro muri gabadanje abo ngabo bose nyine kiya success mu buzima discipline ikindi nyine ni imbere man wakora indirimbo zirarangira man gisa kinganza ari waremba portable ubuzima nyine be humble menya inzozi zawe nyewerekeza ariko ikindi man music ni investment bro na amafaranga yo aririmba ikindi aya mashyira yawe y'Ubudage shaho umva ngo mbonye Thompson yaguze album ngo ndi umuraperi we yabonye awadi urayombye reka he deserve to kubibona nimba utabibonye wiyomba man life ni stage ni orientation story hano sinabonye abandi bwa 2009 nagiye muri guma mbere y'abandi sinashe hano ndi heza tugana ku musozo hari benshi bagukurikirana hari benshi bagukunze babona comeback yawe birabanezeza cyane by'umwihariko turi mu gihe cy'umwaka mushya gira ubunani usangira n'abagukunzi bawe happy new year dear fans mwaka mushya nyine imana zifuze ukwifuza kwanyu imana zawe hasi shout out to Magi Elise narishimane keep the golden heart keep the spirit maze dufashe man Elise baranshimisha Magi any support from me nzagufasha kuri chance turagushimira rero reka nizere ko n'ubutaha ndetse abadukurikirana mu gihe kubona mu kanya gato turabereka bimwe mu bice bya performances zitandukanye tugiye kumukurikira muri EP ya Pacifica ubutumwa wagenera Pacifica kuri uyu munsi ugiye gutanga EP okay anyway Pacifica ni umuhanzi mwiza cyane n'u Rwanda ruzamenya Pacifica ari buri gishoro ari muri wrong place ahantu habi nyine yakagukora i Kigali no ibintu byose bibera ariko wese internet yabaye uyu munsi bizacamo man matter of time man bizacamo n'umuhanzi mwiza he's a handsome yabikora amanzi bose sasa neza he's talented arimba ziri ku isoko man cyo kigiye no okay kuri ngiye noneho bro ngefte EP maniga big time uzayibona so amazina ni Lil Chance Instagram Lil Chance TikTok Lil Chance Facebook Lil Chance Twitter Lil Chance every man so I love you guys abahanzi mwese message kuri mwebwe abari bo bose urukundo together we can one love peace.